Ni ikiganiro tubimenye tuganira n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bakoze cyangwa se bagezeho ku buryo babigiraho nawe bikagufasha kwiteza imbere. Iki kiganiro mukigezwaho na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Tech. Ntugacikwe. Ntabwo ari ibintu bikiri ibanga ko ari we wese uyu munsi kwiga amasomo rusange mu Rwanda ukarangiza kwiga imyaka waba warize yose ntabwo bigitanga icyizere cyo kubona umurimo. Uyu munsi mu mwaka umwe Kaminuza y'u Rwanda ishobora guha impamyabumenyi abanyeshuri barenga 7,000 ariko ni bangahe babona akazi mu byo bize imyaka iri hejuru y'itatu. Nyamara ubu wasanga hari abantu bigisha umwuga wiga amezi 6 ugahita uhinduka umukoresha. Nibyo hari ishuri ryitwa ECT Electronic and Computer Technology rikorera mu mujyi wa Kigali. Ababigisha abantu gukanika mudasobwa, amateleviziyo, amatelefone, amaradiyo, gukora amashanyarazi, gukora za kamera no kuzihuza na mudasobwa ku buryo ibyo kamera ifata nyirayabireba ako kanya. Dore uko bigenda. Hari inzira imwe yonyine yo kumenya byoroshye gukanika mudasobwa, televiziyo, radio, telefone cyangwa se gukora amashanyarazi. Ni ugufata telefone yawe ugahamagara 07 88 83 33 cyangwa se ukandika email kuri techeric007@gmail.com. Ubaye warize electronique banagufasha kwimenyereza uwo mwuga. Aba banakanika ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byangiritse. Wise utekereza ko ECT ari ishuri rishobora kubaka ejo hazaza ha benshi? Tuguha ikaze ukurikiye BTN TV mu kiganiro tubimenye mugezwaho na Eric Nshimiyimana bafatanye na Eric Tech. Uyu munsi turi mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyarugenge, aho tugiye kuganira na company cyangwa se bamwe mu batekinisiye bakora ibijyanye n'amafirigo ndetse bakazisubiza n'ubuzima. Turi kumwe na manager ariwe Niyibizi Bazire. Niyibizi Bazire, tuguha ikaze kuri mikoro za BTN TV, ni mu kiganiro tubimenye. Murakoze cyane uko bivuze amazina yanjye ni Niyibizi Bazire. Ubundi dukora ibintu bitandukanye byerekeranye n'ubukonje n'ubushyuhe. Ni kuvuga ngo muri ubwo bukonje niho hazamo frigo. Dukora frigo, dukora amamashini akonjesha mu mazu yitwa amaclimatiseri cyangwa air condition. Dukora amachambre froide cyangwa cold rooms, hariyo yayandi abantu babikamo ibiribwa, imbuto, inyama, amafi ku bwinshi. Dukora ibintu byose bigenewe kubikamo ibintu mu gihe kirekire. Usibye akonga ko dukora no gushyushya ibintu byose bishyuha. Ushaka ubushyuhe buri hejuru, abantu bakenera ibintu byitwa incubator cyangwa bakeneye guturaga amagi, za mashini zituraga amagi turazikora. Dukora ibintu byose ama resistance chauffante, tukayashira mashini atandukanye nka mashini ashyushya amazi yo muri douche abantu bakoga. Ni ibintu byinshi bitandukanye bipfa kuba byerekeranye n'ubushyuhe n'ubukonje byose turabikora. Watangira utubwira uburyo we winjiye muri kano kazi ukavuga uti kuko ni hanze hano hari akazi kenshi kandi gatandukanye, ariko biratangaje gusanga umuntu w'umujene nkawe ugasanga bino bintu wabyinjiyemo kandi bigaragara mbese ukabikora nk'uko tubona ubikora. Murakoze. Aka kazi ni akazi maze igihe nkora, amazemo imyaka 3, ariko mu by'ukuri ibyo nize ntabwo ari byo nkora ubu ngubu. Ku ishuri turagenda tukiga, tukamara kwiga twagira amahirwe tukabona akazi mu byo twize, tutakagira tugatekereza ikindi kintu cyagufasha. Rero muri kaminuza nize ibyo bita electronic business. Muri secondaire nari narize Mureto, narize amashanyarazi. Navukiye mu muryango wa technique w'abantu bakora ibintu bya technique, biza gutuma nkunda kano kazi. Nabonye na indi alternance, narabanje ndakora nkorera akazi k'ukwezi, birangiye nabi mfata umwanzuro wo gusubira inyuma nkora noneho ibyo nize Mureto. Bivuga ngo uragira uti nakoze akazi k'ukwezi birangira nabi. Muri uko kurangira nabi niho haje igitekerezo cyo kuvuga nanjye nshinge company yanjye yo gukora ibi ngibi dusanzwe mukora. Ibyo ngibyo nibyo kuko ahantu nakoze nigeze gukora muri kaminuza imwe hano mu Rwanda, nashatse kuvuga izina. Nigisha isomo ryitwa entrepreneurship. Nsanga koko
gukomeza guta umwanya cyane mu kazi k'ukwezi kandi mbona hari izindi opportunity umuntu yazabona akavuyemo, noneho hakurikije n'ukuntu imishahara yatindaga kuza, bosi ukabona ukwezi kurasimbutse gutyo, ndavuga ati reka nshaka ikindi kintu nkora cyatuma income yanjye igaragara ibona yiyongera. Rumvikana n'urugendo rutari rutoya wanyuzemo, ariko bigaragara ko nibuze byabyaye umusaruro nkurikije wenda uko dusanze umeze. Tangira rero ubwira abadukurikiye bimwe mu bikoresho mukoresha mo hano mu kazi kanyu n'uburyo mubibona. Ibintu byose dukoresha hafi ya byose turabyimporta, ni ibintu biva hanze, ariko hari igihe biboneka hano ku isoko ari second hand. Izo second hand nazo zirakoreshwa kandi zigakora neza. Ibyo bintu mvuga bya second hand ni parties zimwe na zimwe za frigo cyangwa izo muri resistance chauffante, kuko frigo ishobora kwangirika, ikangirika wenda nk'ikizu, ariko ugasanga moteri yayo iracyari nzima. Iyo moteri ntabwo wayijugunya, ahubwo iyo moteri uyifata ukazayishyira mu yindi frigo yikeneye. Niyo handi wumva bakubwiye ngo nashizemo moteri ariko ya okaziyo itari nshyashya. Iyo ushatse igishyashya hari abantu babirangura bakabizana, biba byaravuye Dubai cyangwa mu Bushinwa, none tukabigushiramo ari gishyashya. Ngo iyo turimo gukora frigo ubundi ureba ikigize frigo cya mbere ni moteri. Habanza moteri, hagakurikiraho condenseri ikavaho, hakaza evaporateur, hakaza n'icyo bita expansion device. Ibyo nibyo bigize frigo. Kimwe muri ibyo gifite ikibazo, ntabwo frigo ikora neza. Frigo rero moteri ya frigo niwo mutima wa frigo. Ku bantu badukurikiye, mbibutse ko iki kiganiro kiriho kugira ngo nawe ugikurikiye nibuze ugire isomo ukuramo hano. Ushobora kwibaza uti se ndimo ndakora akazi ntabwo bigenda neza, cyangwa se ndawize ibintu by'amafrigo ariko ntiwabasha kubikora. Hano arimo dusobanura ku bijyanye na frigo, imikorere yayo. Hari igihe umuntu acomeka frigo ikaka ariko ugasanga ntikoze akazi igomba gukora. Icyo gihe bigenda gute? Niki kiba gisabwa kugira ngo ikore neza? Ubundi frigo akenshi niko bigenda koko. Ucomeka frigo ukarindira ko ikonjesha ukabibura, cyangwa ukaba warusanzwe wumva ijwi rya frigo rihinda ukaribura, cyangwa se ugashira ibintu muri frigo hashira iminsi 2 ugasanga byarangiritse. Ngo hari impamvu nyinshi ziba zibyihisha inyuma. Impamvu ya mbere ni umukiriya yaje aza kubwira ngo frigo yanjye ngo ntabwo ikonjesha, ngo ni gaz. Mu by'ukuri icyo ntabwo ari cyo cy'ingenzi yagakwiriye kubaza, kuza avuga ngo ni gaz, ahubwo yagakwiriye kuza tubwira ati ko mfite frigo mu rugo ikaba idakora, mwaza mukandebera impamvu idakora, noneho ukabona kujya kureba. Kuko ibi bifite utubazo twinshi dutandukanye. Muri utwo dupariti twa mbere nagiye nkubwira twose, kamwe iyo gapfuye frigo ntabwo ikora. Niyo mpamvu ubanza ugahamagara umutekinisiye akaza akareba impamvu frigo yawe idakora. Ushobora kwicomeka igahinda ariko nikonjesha, ushobora kwicomeka nihinde nikonjesha, ushobora kwicomeka ukabona itara gusa ryake. Ubwo rero ibyo byose ni ibibazo umuntu agomba kugera kuri site akareba impamvu frigo idakora. Nuko ese nk'ubu nyine biramutse birabaye mwacometse frigo iraka ariko ntikonjesha, icyo gihe wabwira abadukurikiye ikiba cyabiteye? Iyo ucometse frigo ukumvira hindiraka ariko idakonjesha, biterwa n'ubwoko bwa frigo. Hari amoko y'amafrigo atandukanye. Hari frigo zisanzwe zo mu rugo ziri ordinaire zitarimo technology nyinshi, hari frigo zifite technology itari nyinshi cyane tisumbuyeho, hari frigo ziri digital, hari n'amafrigo ari smart. Ayo mafrigo yose aratandukanye. Kuri frigo izindi zisanzwe ziri ordinaire, iyo uje ukambwira ngo frigo ndayicomeka igahinda ariko nikonjesha, ikintu cya mbere nkora ndaza koko nkareba nkacomeka nanjye, numva ko irahinda ariko nikonjesha. Akenshi biba byaratewe na gaz. Ngo hari igihe gaz barashize, iyo atari ikibazo cya gaz biba byaratewe na moteri yayo cyangwa kompreseri. Hari igihe yaracitse imbaraga, hari igihe frigo ikora igihe kirekire moteri kuko ibigizwe harimo piston, za piston zigatoboka, noneho umwuka ajya wigira ku ruhande nishobora kongera gukompresa. Udusobanuriye kuri frigo ndetse n'udukurikiye aho warabyize wenda afite ibyo akuyemo. Ese hari izindi serivisi mwamutanga usibye gukora frigo?
niba hari ibindi ahandi hantu mubasha gushyira ubukonje cyangwa se ubushyuhe nabyo mukaba mubikora. Harahari ni henshi, hari muzarebe no mu modoka, iyo wicaye mu modoka yawe hari ahantu habanditse ngo AC bisobanuye air condition cyangwa air conditioning, ibintu ibyo ngibyo gukonjesha. Akamaro k'iyo AC ni kugira ngo nugera ahantu hashyushye ube wakanda iyo buto yawe ukongera speed ya fan, noneho ukahita wumva umubiri utangiye kwakira ubukonje. Nuvuga ngo n'imodoka zigira systeme yo gukonjesha ariyo bita air condition y'imodoka. No mu mazu cyane cyane iyo winjiye nko muri banke cyangwa ukinjira nko muri office y'ahantu wari uvuye hanze hashyushye, winjiramo kumva umubiri wakiriye indi temperature utakuye hanze. Ikiba cyabiteye ni za mashini ziba ziri hejuru muri plafond cyangwa ku mpande ku gikuta, ziba zirekura umwuka ukonje. Izo rero bazita air condition, ariko zo mu mazu zagenewe gushirwa mu mazu. Izo nazo turazikora. Usibye n'ibyo ngibyo n'amashambre froide nabibakubwiye, abagenewe kubika ibiryo, bavuga ati mfite toni nk'ebyiri z'inyama, ntago wabona frigo uzibikamo, ukahita uzishira mu kintu cyitwa chambre froide. N'akantu ni icyumba kiba gipima metero nk'ebyiri kuri 3 gutyo, biterwa n'uwayikoze n'uwayidesigninze, kikaba gifite ubushobozi bwo kubika ikintu runaka mu gihe kikagiha temperature, yavuga ati temperature runaka mu gihe cy'iminsi runaka. Nuko se ako kantu mwubaka cyangwa se icyo cyumba kiba mu nzu mugishyira mu nzu y'umuntu, ni mwe mu byubaka cyangwa se ndanyiri ukubaka inzu aba yarabiteganyije? Nago ari nyiri inzu uba warabiteganyije, ni nkuko wafungura supermarket. Nyiri inzu we yubatse inzu ye atazi ko izajya mu supermarket, wowe uraje urashaka gukorera mu bucuruzi bwawe, icyo gihe uraza ukavuga ati ngiye mfite frigo 3 cyangwa 5 ntago zigishoboye kubika ibintu mba naranguye ngomba kugurisha, wenda nk'inyama cyangwa amafi. Icyo gihe uraza ukadusanga tubwira ati ese nta kuntu mwanyubakira ikintu kinini cyaba gifite ubushobozi bwo kumbikira wenda na toni, kikajya kizikonjesha kikazigeza wenda nko muri temperature yo muri negatifu cyangwa muri -20 -50. Icyo gihe uraza uratureba tukabireba tukabikora. Ese ko numva bino usa nkaho ubizobereyemo cyangwa se urabisobanura nk'umuntu ubizi kandi ukagira uti sibyo nizi, kuba dukurikiye wabasangiza ute uburyo wabyinjiyemo, aho wafatiye experience, kandi niba hari n'abantu mu training nabyo wabitubwira kugira ngo uwaba dukurikiye akeneye amahugurwa akazaza abagana. Nkuko nabisobanuraga n'ubusanzwe ubumenyi bwo muri iyi minsi tubona, ushobora kubona ahantu henshi cyane cyane kuri internet, ushobora gukora ama research kuri internet ukagera ku kintu bashaka kugeraho, ariko ntabwo ari gukora ikintu buri gihe, ntabwo ari gukora ubumenyi buri gihe. Uba ugomba kuba ufite umuntu mentor wawe ugufasha kugera ku kintu, ubaza akagusobanurira mu gihe uhuye na case ikurenzeho. Niyo mpamvu rero hari abantu koko turabafasha, iyo uje ukatugana ukatubwira ati mvuye kwiga ahangaha nizi ibintu ibi n'ibi, ariko ndashaka yuko mumfasha nkamenya gukora frigo, nkamenya gukora climatiseur, nkamenya gukora chambre froide, nkamenya gukora icyuma cy'amata, nkamenya gukora incubator, nkamenya gukora ibyo bintu byose navuze muri general. Ibyo byose iyo uje ukadusanga turagufasha tukaguha ubumenyi, kuko kenshi abanyeshuri barimo gusohoka ubu ngubu abenshi basohoka bafite theory nyinshi, pratique ari nke. Ntabwo ari uko ishuri baba barizemo ari uko riba ritarabahaye pratique ihagije, ahubwo iyo bageze hanze niho babona akamaro k'ibyo bigaga, kuko ajya kuri field yarasuzuguye kwiga ikintu mu ishuri, mwarimu arimo kubimwingingira, yagera hanze noneho agasanga cya kintu yanze kwiga cyagiye bakimwingingira ahuye nacyo kandi nicyo cyari kumugaburira. Yataha mu rugo yabitekerezaho, yaba ari umuntu w'umugabo aravuga ati reka nshaka ahantu ya gufata ka stage nongere niyungura ubumenyi, nimara kubwiyungura noneho nsubire mu kazi kanjye, nongere mbe exposed kuri ubuzima bwo hanze. Mbere yuko wenda tubwira zimwe mu mbogamizi mukunda guhura nazo mu kazi kanyu, wigeze kutubwira ko hari n'ibyo mukora bijyanye n'ubushyuhe. Sinzi watubwira uburyo mubikora, naho mubikora kugira ngo hari umuntu udukurikiye nawe akabikora nibuze wenda agira ikintu abigiraho.
ubushyuhe rwose ibintu byerekeranye n'ubushyuhe cyangwa apareye zikoresha ubushyuhe zikenera ubushyuhe kugira ngo zikore cyangwa zikoresha ubushyuhe muri make turazikora. Urugero cuisiniere, hari amacuisiniere, hari cuisiniere ya gaze cyangwa cuisiniere y'amashanyarazi, ibyo turabikora. Hari abantu bubaka amahoteli, mu mahoteli bikaba ngombwa yuko bashiramo igikoni. Hari ibikoni rero bigezweho biri smart, ni bya bikoni biri smart ugeramo nawe ukabona ni ibintu udasanzwe ubona, ntabwo ari bya bintu twavukiyemo bya kera byo gusanga umuntu arateka mu makara cyangwa iki. Ugasanga installation ni smart, ugasanga igikoni kiri digital, ahantu hose no gukanda amabuto, temperature ibaye nyinshi, hari fan iri hejuru ikurura umwuka ujyana hanze, ku buryo ushobora gutekera aha ngaha umuntu yicaye muri metero yawe ebyiri zawe namenye ko urimo guteka. Ibyo rero nabyo turabikora, ni ibikoni bigezweho. Icyo gikoni gishobora kuza kiri muri ushaka gukoresha amashanyarazi cyangwa ushaka gukoresha gaze, biterwa n'ubushake bw'umukiriya. Hoteli zo tuba tugomba kudizayininga cya gikoni kiba ari igikoni kinini giteka ibiryo, baterekaho isafuriya ijyaho ibiryo byinshi pe, ku buryo utabikora mu rugo ngo bikunde. Ibyo rero nabyo turabikora, tukaza tukahasura, tukakubwira ati igikoni cyawe kigomba kuba kimeze gutya. Ne mu gihe cy'inkongi akenshi ukumva ngo gaze yaturikanye umuntu, ukumva ngo amashanyarazi ngo yatwitse ikintu runaka ngo biturutse mu gikoni, hari amapareye yabugenewe y'amasensa asensinga akihumuriza gaze kwa kundi bibagirwa kuzimya, yo arihumuriza gaze, yamara kwihumuriza gaze akahita kupa systeme yose ya gaze, ku buryo niyo wacana ikibiriti cyangwa wakwakisha ma MH bakoresha kashyashya kagezweho, ku buryo ubona bita nta kibazo, nta accident ushobora guhura nayo. Ngo byose biterwa na installation y'igikoni n'uburyo wakoze prevention kugira ngo wirinde impanuka nk'izo ngizo. Ibyo byose turabikora. Ni byinshi cyane watubwiye mukorera hano muri Celsius nk'umuyobozi uyihagarariye, ariko ntago watubwiye zimwe mu mbogamizi mukunda guhura nazo mu kazi kanyu. Imbogamizi mu kazi ka technique ntizishobora kubura. Icyambere n'ubuzi igikoresho umuntu akoresha mu rugo, nimba ari frigo ikoze imyaka ngahe, uragenda ukamubaza akakubwira ati maze umwaka umwe niho nyigura, ariko wayitegereza wareba kuri etikete kuri catalogue yayo ugasanga ni frigo yakozwe muri 98 cyangwa mbere ya 90. Ntabwo imbogamizi zibura. Noneho iyo umusobanuriye wenda waragiye ugiye gushiramo nka gaze ikongera igashiramo, kugira ngo bimusobanurire bagira ngo wamushiremo gaze ituzuye, kandi wenda matiyo ya frigo yarashaje niyo arimo gusohora gaze. Imbogamizi zo ziba ari nyinshi, ariko umuntu agerageza gushaka uburyo akemura ibibazo. Gukemura rero ibibazo by'izo mbogamizi zacu akenshi tubigenza dute? Iyo duhamagaye batubwira ati ya frigo yanyu mwakoze, kuko ntago umukira bakubwiye ngo ya frigo yanjye wakoze, aragomba kubwira ngo ya frigo yanyu ngo mwakoze ngo yanze gukora. Ikintu cya mbere dukora, ntago dufata telefone ngo twite tuzizimya ngo tumwibagirwe cyangwa tumwihishe, kuko dufite adresse, igihe cyaryo cyose yaza kadusanga, turakwitaba tukaza tukareba impamvu iyo frigo yawe itakoze, impamvu iyo cuisiniere yawe itarimo gukora neza, impamvu iyo cold room yawe, iyo mpamvu icyo cyuma cyawe cy'amata kidakora neza niye, kandi twarasize tugikoze gikora neza. Tukongera tugasubira inyuma, tukongera tukiga hamwe nje nawe, tukareba impamvu, tukayishakisha turi kumwe, noneho tukongera tukabikora bundi bushya, tukareba ko ikibazo cyakemuka. Mbere yuko tugera ku musozo, utubwiye zimwe mu mbogamizi mukunda guhura nazo, ariko se noneho nk'abantu muhuje umwuga cyangwa se n'uwadukurikiye ukeneye nayo kugira ibyo amenya, inzozi ze avuga ati nanjye nzakora biriya bintu byo gukora amafirigo cyangwa se ama air conditioner, ni izihe nama wagira ku bantu bafite inzozi nk'izo? Kubakangurira kuza kubikora byo ni ngombwa. Ubundi abantu bazi ko uno mwuga wacu ukorwa n'abanyamahanga, bazi ko bikorwa n'abantu abanyakenya, abagande, abakongomani, bazi ko aribo bazi kubikora bonyine, ariko abanyarwanda barabizi, na leta yatuzaniye IPRC
muri IPRC barabyigisha pe kandi bafite n'abarimu babizi babishoboye barabigisha abana yego basohoka bakeneye pratique ko barahuye n'amateori na pratique ariko ubuzima bwo hanze bwo bwonyine buraguhindura buketa bukwereka yuko ukeneye umuntu w'umumenta ugomba kugufasha mu gihe gitoya ntabwo ameze nka wundi wabibonye gutya gusa ubo biga igihe gito bamenya mu gihe gito ibintu byinshi cyane abana baba baranyuze muri za IPRC mu mashuri ibyo byo rwose umuntu ushaka kumenya ubikunze inama ya mbere namugira no gushaka umuntu ubizi akamwigisha akamufasha naho ubundi rwose akanakazi kagabura kakugaburira kakurinda ibiyobyabwenge kakurinda ubuzererezi kakurinda kusabiriza mu gihe wakicariye ukagakunda mu mutima nama wawe ushaka kubikora rwose gana abantu bagufashe ntabwo ari twe twenyine tubikora hari n'abandi babikora ubegereye nk'abantu nyika ko batabura kugufasha kuko abantu bose bakora bino bintu tumeze nk'abantu bari muri famiye ni nka famiye ni nkuko abakanisha usanga bose baziranye abenshi babaziranye 80% babaziranye natwe tubikora twese tuba tuziranye ku buryo njyewe ndahari nshaka kubwira ati yego njyewe abo mfite bamaze kuba benshi reka nkohereze kwa runaka nagufashe ibyo turabikora rwose kandi bikadufasha twese Kongeye gushimira we babanye natwe mu kiganiro tubimenye aho twari turi kumwe n'umuyobozi wa Celsius Niyibizi Bazili ni byinshi yatubwiye yaganirije ndetse n'abadukurikiye uburyo bino bintu bikorwa uburyo kano kazi kagoranye kugakora ariko atanga inama ko ikintu cya mbere cyose ni ukuba ukunze ikintu ukunze n'umurimo ndetse yagiye n'inama urubyiruko icy'ingenzi ni uko ibyo ukora ukabikorana ubushake bikugeza aho ushaka kugera ngira ngo nawe niba ufite inzozi zo gukora mu bintu bijyanye na frigo ku bintu bijyanye n'ubukonje kandi turakwibutsa ko iki kiganiro tuba turi kumwe na Eric Tech aho muri Eric Tech musangamo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga aho bacuruza ama laptop desktop ndetse si ugucuruza gusa n'ibyo bikoresho uko mwabivuze cyangwa mwakomeje kubibona baranabikora ngira ngo ni imwe muri company zikora ibikoresho by'ikoranabuhanga kandi neza cyane murakoze nawe utaha mwari kumwe na Eric Nshimiyimana ni ikiganiro tubimenye tuganira n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bakoze cyangwa se bagezeho ku buryo abigiraho nawe bikagufasha kwiteza imbere iki kiganiro mukigezwaho na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Tech ntugacikwe ntabwo ari ibintu bikiri ibanga ko ari we wese uyu munsi kwiga amasomo rusange mu Rwanda ukarangiza kwiga imyaka waba warize yose ntabwo bigitanga icyizere cyo kubona umurimo uyu munsi mu mwaka umwe kaminuza y'u Rwanda ishobora guha impamyabumenyi abanyeshuri barenga 7,000 ariko ni bangahe babona akazi mu byo bize imyaka iri hejuru y'itatu nyamara ubu wasanga hari abantu bigisha umwuga wiga amezi 6 ugahita uhinduka umukoresha nibyo hari ishuri ryitwa ECT Electronic and Computer Technology rikorera mu mujyi wa Kigali ababigisha abantu gukanika mudasobwa amateleviziyo amatelefone amaradiyo gukora amashanyarazi gukora za kamera no kuzihuza na mudasobwa ku buryo ibyo kamera ifata nyirayabireba ako kanya dore uko bigenda hari inzira imwe yonyine yo kumenya byoroshye gukanika mudasobwa televiziyo radio telefone cyangwa se gukora amashanyarazi ni ugufata telefone yawe ugahamagara 07 88 83 33 cyangwa se ukandika email kuri techeric007@gmail.com ubaye warize electronique banagufasha kwimenyereza uwo mwuga aba banakanika ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byangiritse wise utekereza ko ECT ari ishuri rishobora kubaka ejo hazaza ha benshi